shani gihe cyo nakubwira nyine ndacyawukunda nifuza ko rero twakongera tugasubira mu rukundo rwacu biki ndacyawukunda sinziriye kango byuriye ibyo nimbara kubabaje ngiye ndaza nkube hafi abanze ari kurota mbabarira ubanze ukanguke nongere nibere souvenir wa shaniya nawe ibere shaniya wa souvenir banze ukanguke utekereze neza ibintu uri kuvuga ko ni kumva usinziriye nise ko mbona ubundi wahindutse cyane kandi ngari uguhinduka ahubwo ibyo ndi kumva ubwo nimba atari bo ubivuze urota ubwo ngiye nshobora kuba ndi mu nzozi byari kunanira se ko nari narabukaniye basi yo nkwemera naragusabye hanyuma waramwimaga ko twarihaye gahunda yo kuzabikora twarabanye naragusabye uranyuma ako souvenir mbabarira iyo mba umuntu woroshye urumva umuntu ubwira ibintu byose akemera ese mu bintu nakubwiheraga byari kuranyura neyinda kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment ku bantu mugenda mugira inama zigiye zitandukanye ndetse n'abandi mugenda mufasha mu buryo bw'ubushobozi mu buzima bwabo bwa buri munsi ndabashimira rero aho mukuye Imana igiye ibakubira karindwi uyu munsi muribuka ko ubushize twaganiriye na souvenir atugezaho icyifuzo cye asaba ko namuhuza na shaniya kubera ko atabashaga kumuhamagara ngo bahuze ku buryo babonana narabikoze ndamuhamagara mubwira ko souvenir amushaka ambwira ko nta kibazo niba nzaba mpari sinzi impamvu atinya guhura nawe bari bonyine ubu sikapfuta ku ngufu niba batinya ko mufata ku ngufu simbizi ubwo nawe byaraza kuza kubidusubiza ngo mubwira ko nzaba mpari uyu munsi rero n'uyu wageze nta bintu byinshi ngiye mfite byo kuvuga ubu ikiganiro ni icyashaniye na souvenir ngiye kumuha ijambo ariko reka mbanze mbakire tugwaye ikaze murakoze uko nabo karaki katinze gukira yumva uko byari biri imbere siko bubiri souvenir tugwaye ikaze nawe murakoze meze utese meze neza cyane na nyuma rero wa munsi urageze ubu numva nishimye byo kuba tumwicaranye numva tutatinda mu bintu byinshi kubera ko ibyo tugiye kuganira byonyine nabyo ni byinshi nagira ngo nguhe umwanya hanyuma ugeze icyifuzo cyawe kuri nyiracyo soza ubutumwa shani reka maze musobanurire twahuye kubera souvenir nagira ngo nabigusobanuriye sibyo niwe wifuje ko tuganira ubwo kubw'impamvu ze agiye kukubwira nawe ukazumva nyuma nawe ukaza kugira icyo tubwira none menye zaheza nambwire numva agari imbere murasibije agari bibi nigizure akabyara nambwire numve nisangira souvenir reka nguhe umwanya hanyuma ubwire icyifuzo cyawe nawe gusubiza cyane biti imbere na mbere nyine ihangane tu nabonye ibibazo agihora nabyo ihangane nyine murakoze nyine nk'uko yarabivuze Keza njye namusabye ko yaduhuza kubera ko nifuza kukubwira ko nshaka guhura nawe narabigerageje birangora wowe urabyanga naguhamagara nkabona ni ibibazo sinzi impamvu wenda utifuje kuba wavugana nanjye cyangwa se nimba hari ikindi kiwenda wari unzi cyatuma wenda ungendera kure simbizi ako nk'uko ubizi urebe kera tukiziranye cyangwa se tukivugana ukuntu twaga tumeze urabizi ko iyo wabaga uri mu bibazo nanjye byaga ari ibyanjye kera nyine ariko ubu byararangiye ariko nanone undi iyo umuntu agiye kubara ntabwo barahashize barahazaza none se shani ni iki wenda umoro uvuga ati wenda kubera impamvu izi n'izi sinifuza kuba kongera kuvugana nawe cyangwa kugira gahunda ngirana nawe yari nagutwaye ikintu kuba ndi bize nk'avansi sindi buboneke sindi buhure nawe nese shani reba ukuntu twaga twimereye tugikundana tumeze neza ni ibya kera nkubwira ko nakubwiye ko ngiye ntajya ndeba ibyahashize ureba imbere gusa ntabwo ureba inyuma hazaza ariko n'inyuma hari ukuntu umuntu ahakira ibyahashize wanjye sinjya nshaka kuhibuka cyane
ntabwo njya nifuza guhebuka cyane. rero reka nkubwire igihe biba ngombwa kugira ngo dutere imbere tubanza tukibuka aho twavuye nyine kugira kuko ngo umenye iyo ava nayo yavuga gute sinzi ukuntu njya numva abantu iyo umuntu agiye kwiruka abanza agasubira inyuma akabona Cyane. gufata umuvuduko we. kandi nanone ushobora kuba warahuye n'ibibazo Bakwiye kubinyumvisha. Njyewe ahashize sinyatekerezaho nyine. urumva rero Kuko iyo njyewe mbatekerejeho mfite ukundi nyine mbitekereza nkanahinduka. Rero Ariko- fazari ndeba imbere niho ndeba. ariko shani muri iyi minsi nyine uri muri ibi bibazo uba ukeneye umuntu kuba hafi kandi uwo muntu agomba kuba ari njye Ese uwo muntu uko ntawe nabonye nyine ubwo niyo mpamvu nanjye naje umuntu muricaranye muri kumwe naje kugira ngo njye nkuba hafi dufatanye uje kumba hafi z'ubwo mu buhe buryo ara haba babifura ibyaye by'umwana wibye kumugira umukozi se ese aramba hafi mu buhe buryo none se umuntu iyo muziranye cyangwa muri inshuti wagira ikibazo waburara njyewe nariye mba ngomba guhita mbikora nk'inshingano ngaya namereza ntabwo yifashe Gentil yabura amafaranga y'ishuri kandi none njye nkora mfite ubushobozi bwo kuba nahita mbikora ni injoga sha Oya. tugiye mbabarira ntekereza ko twembi tumaze kuba abantu bakuru bitandukanye n'uko kiriya gihe byari bimeze hanyuma gushaka intego icyo ushaka kumbwira ni iki nuko nifuza kuba umwanya muri wowe tukaba inshuti we ntabwo ari ukuvuga nabi njye rwose urabizi naje n'ubundi nabishaka uri kuvuga nabi mu by'ukuri umuntu niba kuza hano byabaye wowe none se niba waje wahageze ntusubire mutaganira nyine we nagushe ku ntego none se afite yirukanka nk'ubagurika ahita avuga ko nawe ubwihuse wambaye ndetse nagushe ku ntego muri nyine kuganira aragira ngo abanze gusobanuza akubwira ndacyakeneye umuntu uncisha hirya hino wapi nagushe ku ntego icyo ushaka kumbwira nisangira abana aho shani nyine birebire ntabwo wenda mvuze ko wahindutse nabi gusa wowe ukeneye umuntu kuba hafi kandi agomba kuba nyine umba hafi mu buhe buryo umbwira ngo mu mibereho niko navuga nimba wenda nk'uko nawe mbigusobanuriye ushobora kugira gutya umwana akabura amafaranga y'ishuri njyewe nkagira gute nkabikora ushobora kurwara nk'uko urembye nkaba nanakuzanira amazi cyangwa nkaba nakwishyura n'uyazana aho uba none se kutigeze mu mwanya nari kubikora gute shani ahubwo ubwo uba wahamagaye keza ukamubwira ati tugende njye kuvomera shani cyangwa kumukubura cyangwa kumufurira si ugize umukozi ibyo ntabwo ubyikorera njyewe nakwemera nkanabikora ariko ku bwawe basi bene injerekani nshobora kuvomesha ka 15 yatwara mu bintu wumva yagufasha no gufura n'ibyo ukeneye no hanyuma Souvenir shani wivuga nabi kuko niba umuntu yifuza kugira ngo agusobanure ko ibintu bimeze uratuza ukumva hanyuma ukamusubiza icyo utumva n'ubundi urabyemera uko bishatse ariko wivuga nabi ngazafuri umuntu usa gutya se yoza ibyombo agufurire ngeze ko namufurira kera habaye ibyo rero nibyo nagira ngo wibuke mwarabanye se munafurira umuntu batabana ngo twabanaga ariko naramufuriraga baramusuraga tugafura afuraga ibyombo nkoza nkagira ne nararwaye ibiboro hano baraneje ibintu kandi nawe warabuhari wajya ugafura wa mugani ko ineza yiturwa nako nanabikora buri urukundo ntacyo umva njyewe nta nicyo byaba bintwaye wakunze umuntu ntacyo utamukorera aho shani ngabwira ikibazo ufite kukubwira kubyira kumusubiza nabi gutyo n'umushiha ni iki byibona ngagira ukundi kuntu akora ngene nimbwiye Souvenir akubwire anasobanura ibyo yifuza kukubwira avuga impamvu ku buryo uri bubyumve ntabwo ahita avuga ngo ndagukunda gukunda se umuntu apfa gukunda umuntu none nari mubwiye abanza gusobanurira akubwire uko bimeze n'uko byaje hanyuma ubyumve nawe utanga igisubizo wumva ushaka ariko nturi kumuha umwanya ngo avuge ahubwo uri kumuha bwanambwira nabi Nigana nuko ari kwirengagiza kamutega amatwi arabizi ko twagiye tugirana ibihe byiza kandi biriya bihe biba bigomba kugaruka ngo tekereza ukuntu twabaga twibane twonye tukabisubiramo byari bimeze neza ndetse mu gihe twakundanye ari cyo nshinze uvuga ati ibyo ndi kukubwira aka kanya icyo gihe sinabikoze basi uko nabaga nshoboye niko nagufashaga bazi ko nanjye kiriya gihe twamenyanye no nyiba mu rugo nyuma njya muri gato nabwo bigoye ariko ndakomeza ngera gute muba hafi aka kanya noneho rero ibintu byaje kugenda neza nubwo atari cyane neno hari ibyagenda neza kurushaho turi kumwe turi kumwe mu wewe buryo soba turi inshuti ubwo ntabwo ndi kumva icyo ushaka kuvuga
ngo turi kumwe urasa ku ntego si byo ashaka Shani, kure ntabwo ari gusobanukirwa igihe cyo nakubwira nyine ndacyawukunda, nifuza ko rero twakongera tugasubira mu rukundo rwacu. iki Ndacyawukunda. usinziriye kanguka Ibyuriye ibyo nimba yarakubabaje ngewe ndaza nkube hafi abanza uri kurota mbabarira ubanza ukanguke nongere nibere souvenir wa Shania, nawe ubere Shania wa souvenir. banza ukanguke utekereze neza ibintu uri kuvuga ko ni kumva usinziriye. Nzi ko mbona ubundi wahindutse cyane kandi ntabwo ari uguhinduka ahubwo ibyo ndi kumva ubwo nimba atari bo ubivuze urota ubwo ngewe nshobora kuba ndi mu nzozi gushaka ngo none se Shani nyine gushaka ngo bigende biteye dusubire mu rukundo njye nawe ngewe nawe byaba ari byiza kandi nzi ko nta kinange wazamburana n'ifite. Ibyo wavuga ngo kumesa ibyo biroroshye, ibyo ntabikora njye nta nicyo byabintwaye. dusubire mu rukundo njye nawe Yego, ubundi nanjye uzanenga ikindi nubona nari seriye cyangwa nubona ibyo musezeranyije nazabikora uzavuga ati ese ubwo icyatumye turuvamo cyarangiye ariko nta kintu kigaragara twapfuye uretse wenda kuvura ibintu bya hato na hato biri aho. Shani gutandukana kwawe nawe nako yego hari urumva souvenir we naramubashije ku ruhande ambwira ko nta kintu mwapfuye ko ahubwo nyine hahise hazamo umugabo wawe uri seriye afite gahunda kongera akagusubirana. Kuri wowe hari ikintu mwigeze mupfa wowe nawe ku buryo wowe na souvenir ku buryo nyine mwatandukanye mushwanye cyangwa muserereye nyine nk'uko abantu bakundana bajya bagirana ibibazo bagatandukana? wenda si no kuvuga ngo umugabo yaraje ahubwo souvenir yakundaga ubukobwa bwinshi kandi baze ko nta na rimwe nubwo abivuga nta na rimwe ansanganye n'umukobwa ni kwa kuri nyine kubona bamamagara abo mwirirwaga muhana amarandeva durira niko sinabikubwiye niko ameze nyine Shani arafuha byatari ariko ntigeze afatana n'umukobwa z'inkunda nshaka rwose eno haraseka nahita numva bawe nimba naruvuyemo ngongera useke basi ni ukuri kw'Imana uzi oya ni ukuri ase Shani wambabariye wow neze ninze kurungukira he ngiye gukubona wishimye nyine ngiye ari cyo bimarira useka kwanjye urungukira nanjye biranezeza kuko iyo wishimye na nyuma nishimye uko sha gambo yawe sha rero ujye umeze bimeze n'ubona uko useka wisekera kuko byongera iminsi yo kubaho. Nambabarira ubu stress mfite nizo kwirirwa nseka. Stress zijyanye n'iki? Zibanije mbabarira. Nyine zijyanye n'iki? Mbabarira ikintu nakubwira wenda ibi stress mfite ubu ngubu nizanjye ku giti cyane nanjye ngomba kuzimenya. Niyo mpamvu nanjye nje mu buzima bwawe. Oya wiza mu buzima bwanjye kuko sindagwa karibu. Ikindi kandi nakubwiye ubundi nanjye umva na stress nshaka z'inkundo inkundo naciyemo zirahagije nta zindi nkundo nshaka. Ntabwo zongera gukunda se byararangiye ubu nanamubwiye aka kanya ngo dusubire mu rukundo nawe muryaje none se kaza rero njya kuya nkubeshye ngutesha umwanya w'igihe n'igihe Fazari nakubwiza ukuri ukigendera ukikomereza ufite abagore mwabyaranye numvise mwabyaranye bafite ngiye kubona bakuzaniye umwana ni umwe hajyara cyane babiri ni umwe niwe nemera genda bane na nyina genda bane na nyina w'umwana kudusangana turi gucuruza ufite abana babiri nawe ubwo nese yagiye akabana niyo twahita turera abo ngabo wagiye ukabana na nyina w'umwana mukubaka nawe umwana yaragiye baramutwaye we bamutwaye kera ese uko kubona ngende ishakira Shani maze gusaza rero ntabwo nyine mu nkunda mbabarira yagushaka abakiri bato mbabarira usazishijwe n'iki n'ibibazo ikindi imbere kurwana n'ubuzima ndimo nkarera abana banjye hanyuma ubonye ngira amahirwe nkabona nkize kuko kongera gukora nkongera gukora nk'uko nakoraga nkeneye kwiyubaka njye n'abana bitivanzemo abagabo narazinutswe rwose ikintu cyo kuvuga ngo ndongera gukundana wapi none se ko tuzi ko uracyari muto ntabwo ukuze ku buryo ngo abagabo bazinutse kandi ufite umubiri ndetse niba umubiri wawe utagikora ubuzima bw'umuntu wese ubaho ku isi akenera umugabo cyangwa akenera umugore
warasinye ku buryo uzari gusaza ukaba umukecuru w'imyaka 80 nta mugabo wongera gushaka shaka nkubwije ukuri ubu byanshizemo keretse wenda n'ibinza mu gihe runaka ntazi ariko ubu nta kintu cy'inkundo numva kindi mu mutima habe na gato ubwo sinzi aho rwamenera kugira ngo cyatewe n'iki kugira ngo uzinuke ibikomere nawe urema nabyo ariko banza ari njye udashobotse none se mu baguteye ibikomere banza ari njye udashobotse hari wa mbere turatandukanye wa kabiri araje turatandukanye ubundi ni ibikira harabu nta wa gatatu urazi babiri baba bakiri bake ko hari igihe subona utandukana n'abagabo 4-5 shobora buriya kuba ari njye udashobotse ubundi hagati kamanze njye kwiyigaho hagati y'umugabo n'umugore haba harimo umudashobotse ntabwo tubizi niba cyangwa niba ari abagabo wasanga ari njyewe buriya reka manze njye kwiyigaho nimara kumenya aho byaturutse inkomoko yabyo ubwo nzasubira mu nkono ni iki nakora kugira ngo byibure ndetse nimbaje kundoga wenda kuko kumbwira ngo ndagukunda gutya sinkunda numvise mu matwi yanjye harimo n'urwo wigeze umbwira ikindi gihe naragutengushye se ndetse ko wenda haje uriya akahita agutwara ko yagiye akagaruka nawe waragiye uragarutse ubwo rero murashaka mujye muhora munyina musimburana reka reka ibyo mbirimo yagiye yagarutse undi yagiye yagarutse ubwo n'undi nagaruka amahirwe yanyu n'uyu yaragiye none arongeye abonye bihindutse ati ndagarutse ariko baba bagukunda cyane kandi buri mugabo uguta akagaruka nuko abazi akagaruka buri haba hari impamvu imugaruye hari igihe ugenda ugata umugore cyangwa nyine umugore ugatandukana n'umusheri wawe aho ugiye ugasanga ni habi kurusha ukagaruka niyo mpamvu banagaruka rero niyo mpamvu ese nzahora mwayo bankunze bagiye bagarutse yanjyewe abantu mwere mungira inama ubundi byagiye hanze nibajye muri comment bangira inama inkundo zagiye nagarutse zimba usuburozi nzongera kugenda uko nanjye narakuze erega n'uwagiye yagarutse ambwira ngo ntago nzongera kugenda ngo naricujije ngo nukuri ibiki n'ibiki byinshi yambwiye nawe rero wimbwira ibintu byinshi kuko abagabo ndabazi mbese ugiye kujya wicara utegereje ko bagaruka kwicara mvuga nehe umunsi runaka yagiye ubu runaka agiye kugaruka ariko buri no kugira ngo umugabo ibyo nazabivamo ngiye musezanyije ko aribwo bwa nyuma erega n'undi nuko yansezeranyaga njye ntabwo nzongera kugenda kandi uriya wibuka ko ari papa w'abana noneho tunafitanye abana nta nubwo nabafata kimwe aka kanya sibyo kuko we mfite amaraso yendera ntabwo yakubwiye se ko nawe ashaka amaraso yawe rero nambabarire none se reka mumbabarire ubu koko mumbabarire niba ari abo bambyaza abana nkasigara mbarira njyenyine bigumanira inkundo zabo ese njye igihe twamuranye ko nigeze mbitekerezaho yego byari kunanira se kuko nari naragukaniye rasiyo nkwemera ndetse naragusabye hanyuma bwira twarihaye gahunda yo kuzabikora twarabanye naragusabye uranyuma ako sivene mbabarira iyo mba umuntu woroshye urumva umuntu ubwira ibintu byose akemera ese mu bintu nakubwiraga byari kurangira unenda nawe umuntu wikaruma twaririnze ndetse si ukwirinda nyawo ndabaye oya nyine si ukwirinda hari ukuntu ukundana n'umuhungu n'abantu bakuru bari hari ukuntu ukundana n'umuhungu bitewe n'ukuntu umutwaye nawe ubwo akagutinya cyane twihaye gahunda kandi tuyigenderaho biranaduhira haku uko nakunanye nawe nari narabyaye ubu nari gukora ubugoryi bwo kujya kuryamana nawe kurirwa ntabwo twari kubikora none yanerinda bana babiri badahuje base anabangarana wasanga nawe yari kwita ntererana nawe yarakiri muri twa dusuresure dufite impuzu amashagaga yari afite icyakora ngiye dukeya nabaga mfite twaradusangiraga nta kintu yari afite uko numva mu ntekerezo byabaga ari ibibazo
ariko nanone mu bukene bwacu ariko tugakundana basi nizere ko ubuzima ubu bwahindutse none ashaka umugore uzaba umeze ko neza ibintu byose rero tugomba njye nawe se kandi nkubwira ko njye ntahari yaruzuye umuganda Bo basi ongera undebe ongera undebe basi ongera undebe nyine ongera undebe araminsetsa basi nyine ongera undebe tumye none karanga ceza kenayo umugara bati tumye none reka nkuhire igerayo sashani wambabariye basi mwera wowe uri muganga nyine waretse ku basi wanyumvise kugira ngo urabona mve bingana ibintu byo kwikingira uramurakaza ikingira ngiza mu buzima ariko nukuri avugishije ukuri ati iyo ataba umukobwa wihagararaho ahubwo njye nabonaga ukuntu wari gatoya nabonaga ubwo bwenge ntabwo ufite narakure nkavuga ubuzima nabagamo mwakiragiye si ubwo ko ngewe kubura nari mfite ubwenge icyizere cy'uko tuzabana ntabwo nari kubikorwa njya muri huti nabitwaye gake ni uko nanikarumaga se uje kuvuga ndetse narabusanye yaba mbishyire hanze byose wakoze zibani wikishijisha uvuga ngo waramusabye nese shani yazaga mu rugo tumene umuceri tuwumene shani yazaga mu rugo tuwumene nyine agafura karira tanananywa akanasasa ariko hanyuma iyo ni ikaruma agasasa ntaryana njye nabaga nigendeye bajya gushaka umukati ajya keuza hariya cyagihuza ni wowe ra njyewe ngari ikoze ibyombo si wari waraye ni yari ahari oya naje mu gitondo yari ahari ese no kubigutsa abantu ese wari wagiye rega ibyo tunabiveho igihe cyo ndi kureba vuga ngo njyewe iyo nkundana nawe ntafite ubwenge wumva narangaye se yarambonye ukumva ko uriya yaguye mu kiyo nkumva ko nanjye ko byari kugenda abagabo mwese muri bamwe mu mamahoro wenda ubu mwarakuze yego cyane rwose cyaba mwagiteganyije ariko kiragiye mwari batoya udufaranga twari turi ntagwira ari uguhigahiga ubusa bwaraharira none ni make ntabwo ahari hano ntabwo yabura make aya mafaranga yerekana aya mafaranga none se wagira ntabwo ari mazima ni mazima tureka adacitse yama yaraye iki souvenir niguramo imbuto z'abana nigaba abana bakeneye imbuto ako ni ruswa uri koma kugira ngo umufasha ntabwo ari ruswa umuntu afashwa ni nk'uko oya ntayashanye shani yarakize nawe ntabwo agishaka amafaranga narakize uze kuguramo imbuto dore nazize iki haryo guramo imbuto z'umwana nise wiyama gutyo akanyaguye mu ntoki ibaza hose ubinyira guhari ibintu numva bibasha bitanu numva ari ibitangaza nzaga harabonetse sha nese ndaye kugurira nkubaza iki uramuganira ngomba kubikorera uwo muntu none se nyine mfite uwo nkunda ngomba kubikorera oya wibinkora kuko nkunda gitanu bakirere cya souvenir ngomeza kuvuga gutya ndayagusubira ngo nshonje bikubwiye nyine kugira ngo umpe amafaranga ugira ngo ube ariyo usasiraho kugira ngo ube ariyo ugenderaho mbega mu byo ugiye kumbwira yagusubiza ko nyine nikeneye n'amahoro shane kamubwira ibu ukuntu twakundanye ayo nazize ni amafaranga kandi yari menshi ko shana dukundana bavuga ngo daya ngo byose tubishyire hanze tumene umuceri nta kibazo tumene ubu aka kanya ureba ukuntu ari kunyitwara shana najyaga musohokana tukajya muri asansera akanga kwinjiramo urumva agahagarara umunsi umwe yaje kundeba narindi akajya ambwira ngo yabuze aho bakingurira none aka kanya akajya ambwira ngo nakomanza ngo nabuze umuntu unyingurira ngo yakomanze ko nasanze none aka kanya amaze gusobanuka ayisa nyibagirwa shani ndazi nagiye muri ryarisi none reba ubu rero ngo reba ako wa ariko nabumva ndishimye tumye nseka nari nzi ko ndi buvana seze ukuntu naje umutwe uri kundya byatari mbabarira wiririmbira ntabwo oya byanze n'umukobwa ndamukunda njyewe ntabwo ndi umukobwa ni umubyeyi ni umufiyemeri ntabwo ndi umufiyemeri ndi umubyeyi nasi umufiyemeri rega se ndana divorce umugore w'umugabo nubwo nari aracyari umugabo we nubwo umwe divorce mfite ntabwo ifite ariko byose nese urateganya gusubirana nawe basi
ako si byo ko ari ibanga ryanjye urabimenya bikungura iki nyine wenda numve ko ndi kwigorera ubusa numve ko wenda niba uvuga yewe ijambo navuze bwa mbere waryumvishe nta nkundo nshaka kongera kujyamo inkundo ziteze stress ubwo rero nta yindi stress nshaka y'inkundo rwose mbabarira uzongera kubona mu rukundo n'umuntu umunsi uzongera nyifatishwa igira yajyana mu matoki yawe hirya cyane ngiye kwibuka twagenda mwumva uramaze byahise binyibutsa aye majoro yararanye majoro nakora njya kureba ko ameze neza n'umwana yego nkako ngatangaruka ajya gusobange nijoro sinyiza ndara ukuntu nabaga mvuye mu kazi nkahita njyayo nkahita ni komeza byari byiza bamugana iki nako wese ubyibuka nyine ariko byararangiye bamugana byararangiye Niba no byongeye. byahise nashana nizi nagukunda nkongera nkagukunda nkongera nkagukunda nkongera hanyuma yo kunkunda cyane rwose keza yabivuze ibyo avuga nibyo buriya mu myaka 3 ishize gahunda kugira ngo nawe mumfashe utangiye uko oya ariko ndamugufasha mu mama w'abana babiri uri kubona ari uwo oya ariko nanone ari ukuntu ushobora kuvuga ibintu gatuma nyine ukurikije nawe nyuma y'imyaka ishize ubuzima yanyuzemo nawe ufite ubwo wanyuzemo nawe akagira ubwo yanyuzemo ariko urebye buri abasore ntabwo mukunda kubaho ubuzima bubi nk'ubw'abagore cyangwa abakobwa nta nubwo muteseka cyane nkatwe rero ukurikije ubwo wanyuzemo wenda nawe ufite ubwo bubi wanyuzemo nawe ubwe noneho hajemo n'iby'abagabo buriya n'abana no kurera wenyine reka nkubwize ukuri hari igihe uvuga uti ndakarabye ikintu cyitwa igitsina gabo ndakarabye ndasibye mu bwonko bwanjye noneho nk'ubu nawe uje itaranagenda neza kiri kwishaka ataribona gusa nanone ntabwo byabuza ko atabasha kwakira undi muntu wamufasha mu wamugani muri ndashimira no kuba yemeye ko twicarana kuba no guseka byabaye turi keza kumwe ntabwo ari ubwawe ushimire keza uzaza buhoro buhoro ushimire keza niwe bigizemo uruhare yego yanakoze cyane ariko none na mbere ni wajya kubidufashamo ari ijambo bavuga ngo aho yaciye ntiyaca urwango inye iminsi okay iminsi siba yaraciye he akoje ntabwo nzi ibyanyu niba byarahanyuze ikinyarwanda kiranagora iminsi yashize yari myiza ariko ubwo wa mugani mishane ni umuntu mukuru nawe niyumva biri ngombwa kuba biri ngombwa aho biri ngombwa igikiza biri ngombwa kugira umuntu kuba hafi uyu muntu afite ibikomere bye ku giti cye ntabasha kumenya nese byibura ko wavuga ngo gufura n'ibiki basi byo mbikoze wabona ko nkunda ngiye nzemene mbikore ntabwo wabikora kubw'urukundo wabikora kumfasha ko nyene sinyeneye umuntu nkunda rero umuntu afasha umuntu kubera urukundo n'ubundi nkunda ariko bitari urukundo ushaka wowe kuko urwushaka narwumvise ese shane kutari kumubaza urukundo agukunda n'urukundo rumeze kandi namaze kubyumva uriya inzira yabicishijemo nese nawe uranonetse hari urukundo utaye igikororwa najya mwita bebe ako karamagana tega ngucire kirano bebe kirano shane ari urukundo hano imbere njaba ari urukundo urumva rwo kwishimisha nabwo ndi muri mufite mbere rarwaye muri kuryoshya nta muntu ngewe no kuzabana ahubwo nuko yabishakaga cyane yashakaga iki menya aranyotewe we yarabishakaga niyo mpamvu Marite yaje hubu ino ngiye nabanje kugira ngo ni brag mbona ma invitation nese mera nka yandirimbo ya Nuza umwana arakubana cyane ati caka amago ukazana ibyo bazongera bakwemeze ubwo mva ndaje pe kandi nje mfite gahunda isomo n'imbutara rifashe nguzongera ubara tugana ku musozo hejuru y'isomo nafashe nzongere mbabare ntibiba oya ntabwo akonya kwabara kubera ishuri narabyize ry'abagabo basi Suveni turi gusoza gira ijambo bwira shani yana wagira ijambo rimwe akubwira ngiye ijambo namubwira n'ubundi niyo hakongera akabaho kongera guhitamo muri nakanyamwitiramo shani ako shani ndamukunda ikindi mbabarire umfashe unyemerere ibyo nagusabye ntuzicuze ndawukunda ikintu nakubwira rero bagakanya
wenda ntubifate nko kuguca intege sibyo nta gahunda y'urukundo mfite sibyo nta gahunda y'urukundo mfite. Ikindi kumfasha wamfasha nk'umuntu nyine ukeneye kumfasha, ukeneye kumpa ubufasha nk'uko abandi bose babitekereza bakamfasha, ariko ntago wamfasha kuko uteganya ko nzakundana nawe. Oya, iryo jambo numva nakubwira, nta mwanya w'urukundo baka kanya mfite, ntago biranzemo mbega urukundo rwanshizemo. Icyo numva nakubwira ubwawe wicare utekereze wifatire umwanzuro. nuko byanzuye byanzuye ariko muha umwanya, niba wamugana ubwiye umuntu ikintu muha umwanya kugira ngo agitekerezeho yumve niba atanibeshye. Reka dusoreze hano, ndabashimira mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro. Mujye muri comment wamugane mwandike ibitekerezo mu mugire inama Shania, ndetse mu bitekerezo mwumva mu kiganiro mvuga. Ikintu nibagiye kuvuga, abantu siri kunsaka iki nyagusubiza amafaranga yawe. Ikintu nshaka kubwira abantu bandika muri comment bakavuga ngo ni prank, ngo ntago navunitse, ngo ni prank. Ishusho ryafashwe na telefone kamera y'inyuma n'iryafashwe na kamera y'imbere biba bireba kimwe. Hanyuma ngo naziritse ngo amaboko atandukanye, muzashishoze murebe kuko abatera comment bose bafite amatelefone manini. Uzifate ishusho ya kamera inyuma, wifate n'ishusho ya kamera imbere, urebe itandukaniro, ubundi ubone gutera comment nk'iriya. Bashimire cyane mwakoze kudukurikirana. Bye bye.